uyu munsi mbazaniye inkuru nziza. Benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 Rob's Meadows Villa Apartment. Niwajura igisubizo. Umuntu wa mbere ukorana naye mu mama 23 ni perezida Ndayishimiye. Buri abantu bajya bitonda. Rabine ni umuntu kandi akaba umugabo. Abantu rero bakwiye kumuherekeza amasengesho bakasenga bajya basenga bakarikira. Ubitekereza avuga ati mfite fagite n'uburenganzira bwe, n'utekereza ukundi nawe yamuha fagite z'abantu bavuze ibirenze ibya Rabine bari mu nzego z'ubutegetsi mu Burundi barimo gukora. Ntabwo twavanga tutabivuze nabyo. Bene yaje kureba imbunda mu Rwanda muri polisi n'igisirikare, babonaho indege, babona amadrone, babona ikindi kimwe cyose turagowe. Mba nibaza se haba hari ahantu u Rwanda rwenda gukora indi mission nshyashya. Ingabo z'u Rwanda tubona zira n'amakajugujugu. Ese ko twabonye indege n'amadrone tubone kajugujugu ku meza? Ubutegetsi bujegera bwabuze icyo bugaburira abaturage. babahana ibiro bitanu by'impungure bakabavugiraho. Abandi nabonye bati bashobora no kumushinja n'abarundi ati ko akorana na mama 23. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars. Abantu benshi babivuze bati niba ko kari byo Rabine afunzwe ati abantu bajyaga bamuha amakuru. Munivuga ati barahita babiki, barahita baba navuga barahita babashyira navuga baba connecting, urumva? Yabo ntacyo baba kubera ko n'ubundi nibo bamuhigaga. Hanyuma bamuhigaga bayamuhaga banamuhiga. Abantu bamuhaga amakuru nyine. Bakavuga bati Burundi gutya na gutya ibi nibi abarimo bakoze ibi nibi. Ati bashobora nyine guhita bagira iki. Oya burya n'akaga gakomeye. Burya ari amakuru Rabine yatangazaga. Twebwe dutangaza amakuru kenshi yabaga ari ku mihanda. Nta makuru ya ndani Burundi Rabine yavugaga. Ahubwo nuko ari umuntu ushoboye kuvuga, je navuga nk'ikintu nkuko dusesengura. Abantu bakagira ngo nigiye ukizi cyane. Hari abakizi cyane kurushaho batakivuga kuko batafite uwo mwuga wo kuvuga. Ariko burya ntabwo yavuga ikintu kitariho. Ama reference ngaba hari. Urumva? Ama reference ngaba hari nta birenze. Ntacyo yavugaga kidasanzwe. Je ntacyo mbona. Aha nuko nyine abandi bati ashobora no kuba nyine ari byo akabagiye kuba n'igitambo cya benshi. Oya, ntacyo azaba. Nabyizeye. Ntacyo. Kuko na hypothèse yuko ari safe ndacyayifite. Ndetse wagiye wanashizemo. Kugeza isaha urahamye nka kangahe kwijana ko Rabine ari 50 yavuyeho. Yego. Ubu ni uko ari safe iko kuri 30. Marsha wagiye pe. Marshal najye ubundi ari ikintu ajyavuga ngo ntajya apfa kuva kwizima. Share ko ubwo ageze kuri 70%. Ariko bari ikintu ntirimbanira garo Sandrine tunashwana buri mwe tutari kuri kamera. Nuko ubukunda umuntu. No kuri kamera arankubise. Ukamurwanira ishyaka. Urumva? Ukumva n'ikibindi cyamubaho. Yego. Ukabuze kandi n'umuhanga. Urumva? Kuba madamu yarakubwiye kuri yuka ntabwo nagiye nagutera amabuye Marsha. Message wasomaga si ntabwo nagutera amabuye. Message wasomaga si z'umudamu harundi. Nta nubwo namurenganya. Erega n'abantu tuziranye jewe si umuntu uvuga ngo nagiye gushakisha. N'umuryango tuziranye dusangira tugira gute umunsi ku wundi. Icyo ntabanzi gusa no kuvuga ngo batahe bagira gute. Aho madamu ndamuzi, afa muri Mozambique ndamuzi, urumva? Utuje ariko senga. Abantu bo mu ndaki nabonye asenga cyane pe. Abantu bo mu ndaki za hatari. Kandi none reka dusoze tugira gute. Iyo umuntu asenga nta usenga ngo yikorere amaboko. Reka ntibikunda. Nanone. Uzahana abantu bavuye ariko sha Sandrine. Munari wabo, yari wabo nta kibazo. Nabonye navuga ati Marshal ni nk'umunsi yageze mu Burundi. Nabikize. Ngo uzaze mu Burundi sha.
gisho ko najya mu Burundi mfite passport yanjye ndinzwe n'icyubahiro cy'igihugu cyanjye, mwankoraho iki izo ndagara zanyu uko naza nkazirangura zose nkazitahana. mashambara w'insetse nzajyayo ariko wihagararaho nzajya oya donc bashaka agiye kukwereka ko nguko umwe yafashwe nawe ngo fatwa n'iki wagira ngo bariya bankoraho iki se bariya ese ko marshal uyu mubona udashinga arabyina sinzi ko yapfa no kupfa kugenda udashinga arabyina bariya koko marshal ntabwo ujya upfa kugenda wowe. ubutegetsi bujegera bwabuze icyo bugaburira abaturage, babahana ibiro 5 by'impungure bakabavugiraho. Abandi nabonye bati bashobora no kumushinja n'abarundi ati ko akorana na mama 23 yari intasi yabo ati akaba yanabizira. Umuntu wa mbere ukorana na mama 23 ni perezida Ndayishimiye, kuko yakiriye ibisima inshuro zingahe. Hanyuma umusirikare w'umurundi kazi wafashwe yatanzwe bigenze gute? Ninde udakorana na M23 se ahubwo mu Barundi? Ahubwo se bari gukorana na M23 igufitiye imbohe z'abasirikare bageze kuri bangahe birirwa baririmba hajya ndirimba bitwa ngo iki? Burundi gwacu Burundi bushasha ibi andi magambo sinyazi ariko ushatse nayisoma hano muri chat GPT yayima. Nabanyarizo mungege afite ati mu minsi mike urajya kumva wumve bamwagiriza ko ashaka cyo kaye kambwire masha. Ntago gukorana na M23 bigize icyaha urumva? Kuko Uganda barakorana, imipaka barayihanahana, mu Rwanda utera kashi wagera ugateza indi, mu Burundi bado kidogo urumva. Ninde muntu ukorana na M23 kurusha M23 n'abarundi ko bajya kuganira baganira ibiki? Baraziranye M23 se n'abarundi uko bataganira iriya mbohe yagiye ite? Wagiye wicicikira ariko sanzinde tumenya bikeya tukajya ngo twasesengwe tuzi bikeya. Mbese Bisimwa Bujumbura twari tubizi ntabivugiye Bunagana, noneho Bisimwa ari Bunagana yavuze ko yagiye Burundi rimwe. Press conference ya kabiri avuga ko ari kabiri wenda ni na gatandatu. Ayo makuru tuba tuyazi tumenya bike cyane, tumenya bike rwose sigiye kubeshya. Ngewe mva kuri ingingo masha ikintu cyane y'ubwoba ni kimwe cyonyine. Ufite ubwoba? Umva ikintu cyane y'ubwoba ni nacyo nsorezaho. Ngewe umuntu uriya murundi yambwiye ati mu minsi mike ushaka kumva umuntu yahwereye cyangwa se akaba ntanze aragira cyangwa yanataha agataha ari igisenzegeri. Kuko dufite ingero nyinshi z'abantu bafungiwe. Ntago njya muri esprit pessimistic. Ngo abantu benshi bafungiwe aha ngaha ngo ariko uzabaza amateka yawe. Niba ari benshi ariko hari n'abakeya kandi ibyo byose kibazo. Buriya abantu bajya bitonda. Rabini n'umuntu kandi akaba umugabo. Abantu rero bakwiye kumuherekeza amasengesho bakasenga bajya basenga bakarikira. Urumva? Kuki se umuntu ufite imbaraga nk'izo Rabini afite kuki utavuga uturiya muntu urumva? Kuki badatekereza ko n'amareta bamukeneye ngo ayakorere aho kugira ngo bamukuremo inzara? None se mu Rwanda nta bategetsi dufite bahoze bavuga igihugu nabi hanze ku radio mpuzamahanga? Ariko kuki umuntu ushaka kutuvugisha ibintu byinshi? Ntabwo ari mu kazi neza uyu munsi. Ndakwereka ibikora muri politike, simvuga u Rwanda cyangwa u Burundi. Umuntu witwa ko n'igihugu gishobora kugupima ibitekerezo urumva? Aho ukuramo inzara kikavuga ngo uyu muntu wamushyira mu mwanya mwiza sibyo, bakamenya icyo yahunze iki yadukorera mu nzego zikaraga kandi akadukora neza. Kuki abantu batekereza ibintu bibiguriye byaje kuza byari kugira ngo umuntu yisatekereza ibintu opposite or negative. Baguha umwanya bagenzi bawe hakaba hari uwagirirwa nabi wahora na shock. Oya ibyo ni ibintu biri cheap. Twe kujya mu biri cheap. Dufite ikiganiro cyo cya politiki na diplomasi kiba giki kurundi rwego. Amaranga mutima ntagakora mu bintu nk'ibyo twishoyemo Sandri. Dukoresha amatekinike akora muri politiki no mu butasi nk'ibyo wavugaga. Yaba ni intasi yaba akaba agiye kugororerwa. Urumva? N'ubushobozi afite na influence yari afite iyo ari yo yose mu kazi akoraga ashobora kuboragara kame imbaraga yakorera igihugu cye. Turimo kujyana. None no kubera iki uva ko wamutega ngo kumukuramo inzara kugira gute ni rimwe gutanya ngo biye kabiri se? Ubitekereza avuga ati mfite fagite n'uburenganzira bwe, n'utekereza ukundi nawe yamuha fagite z'abantu bavuze ibirenze ibya Rabini bari mu nzego z'ubutegetsi mu Burundi barimo gukora. Ntabwo twavanga tutabivuze nabyo. Rabini ya ministre mwiza, yaba gavana mwiza, yaba umuntu muri communication mwiza, nkuko asanga bikora, kuki ujya kumucirizwa gupfa no kubera iki?
shawe ni ukuri. ese kuki badatekereza bati kuki Rabini niba yarafashwe koko yahawe room nubwo yabiyo gusaba amafaranga nubwo yakugira gute kuki niba iyo room ayifite ntabayibuze batayigize nabyo tubitekereze kuki nubwo ari na room wenda irimo amanyanga kuki se yayifite ni ukubera iki se bwo bishobora no kuva kuri intensité y'icyo bamushinja babona kiri simple kirango kitanaremereye urumva cyangwa kuko biba baramutumye aboneka muri report batanga akavuga ati umuntu ikinyange kibereye aho ngaho yabuze iki wamucyura nta n'ikindi kibazo kirimo urumva so ntabwo twebwe twemera ko musesengura dufata hano mu kiganza gusa ntitwerekane n'ahangaha ngo ucire umuntu wo gupfa nkaho gukira go rutabaho never kandi Imana iri hejuru ya byose. Imana iri hejuru ya byose. Masha none se UN rero ibyo yakoze byo ni ibintu wakiriye gute? UN za mu Rwanda kureba imbunda. Yego. UN yaje kureba imbunda mu Rwanda muri polisi n'igisirikare ngo barebe niba bimitinga bihura bijyanye n'akazi nyine bakorana kuko u Rwanda n'umuparteneri wa Loni muri peace keeping missions mu byo gushakisha amahoro ku isi. Yego. Hari u Rwanda ruza nk'igihugu cya mbere ntabwo ruza ku mwanya wa kabiri urumva it depends kuko buri ingabo zitangwa muri ntabwo ziri static ziba dynamic bitewe na hari ikibazo nuko kingana niba MONUSCO yari ifite abasirikare 22 ubu kabisigaje nka 12 urumva ko ari 10 byatashye niba muri 10 harimo nk'ubuhinde butanga abasirikare nk'umunani ubwo n'ubundi bwaragiye hasi ku mubare w'abasirikare butanga bwazongera kubonekira kandi bukongera bukazamuka abantu babonye amafoto ngira ngo y'umugabo w'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere yasuwe n'ushinzwe kureba nyine ibyo bikoresho ngira ngo by'abasirikare bajya mu butumwa bw'amahoro babonaho indege babona amadrone babona ikindi kintu kimwe cyose turagowe urumva ariko wenda tutagiye no kuri iyo foto tutayigeraho niba ari na ngombwa ubutumwa bw'amahoro bujya mu bihugu byo hanze bugendamo money power na materiel hagenda abantu n'ibikoresho niba rero ucekinze CV z'abantu kuko Loni igira resources zimene human resources uzacunga ko n'abakozi bagiye kuba baroni nyine izo skills bakazicekinga mu baganga skills bazicekinga mu kindi bagomba no gucekinga ibikoresho mu jyana na cyane ko ibikoresho bijya mu butumwa bw'amahoro amakuru adusumira atubwira yuko burya birishyurwa kwabyo sibyo cyangwa tubite gukodeshwa kuko nyine bigiye mu butumwa Loni ubwayo nta kamiliteri igira Loni nta amura igira yabika ibitwaro ahubwo intwaro n'abasirikare n'abibihugu kuko Loni n'umuryango w'abibumbye w'ibihugu byinshi biri muri Loni bya bitwaro mutunze byose kuri Kaneva iriho ubwoko bw'ibikoresho Loni ikenera mu butumwa bw'amahoro kuko hari ubw'ikenera n'ibyidakenera bitunzwe n'ibihugu mbere yo kuza rero ni rutine bundi sinabwo bwa mbere bibayeho muza gucekinga byombi abantu n'ibintu bazajyana ko byinzuye kuko nawe bibaze Sandri mu burya mu mategeko agenga umurimo n'umunyamategeko urabizi burya impamvu ubona abantu bo ku mashantiye bagomba kuba bari protected bambaye ibigofero bitagira gute bambaye amasarubeti inkweto zikomeye no kugira ngo bibarinde injarizi za hato na hato impamvu ubona babuje abantu kubakisha ibiti bagakoresha ibyuma bikomeye no kugira ngo nyine impanuka zigabanuke n'amafaranga zigendaho Loni rero niba ishobora gufata umuntu wagize impanuka yabitewe n'ipine yashaje iri mu gihombo yabitewe n'imodoka zifajarize zidakomeye ni igihombo igomba kuzikareba niba ari ibifaru byanyu kuko ni ibyanyabyo icekinga na batch yabyo cyo bita life y'ikintu burya ibikoresho bigira life muri inventaire y'ibikoresho ikagira n'ukundi ipimwa ikagira na dogere ishyirwaho niba ari imodokari pick up batwara wenda mu mapatrol yakozwe ryari igeze igihe ushobora kuzuga parika imodoka nk'imodoka yawe ndimo idakunda no kugenda urumva ariko hari umuntu waza akayipima akabona ko life isigaranye wenda n'urugero igeze kuri 50%, 30%, 90%, kandi Loni kavuga iti utwara iriya ntabwo kujya uyigendesha ejo bundi uzasanga yagiye Sandrine nagira imodoka ebyiri akajya kumvisha ntabwo igenda ariko nguhaye imisi kuki itagiye parika ireba ahandi kuki parika ireba ahantu hamwe no kubera ukunda ibyo tubireke shawe mfe
oya ariko ejo duzasaga yagiye n'ukuri kw'Imana hari utuntu nashaka kubanza gukoreshaho ubwo gushyira amafime nyine ngo atakubona abastare si abantu. oya nayigurishe se tukaryamo amafaranga uyimenye igurisa ese ko na peri mufite musaza wanjye ntabwo nashaka kuntwara ntabwo najya kugigona aya mafaranga rero yo kugutwara niko kabi amafaranga bari menshi amafaranga ndayafite nta kibazo ngira cy'amafaranga ntacyo uzajya umpamagara ngo tware uretse ko nta n'ikibazo aho uzajya ushaka kujya ujya umbwira nta kibazo kandi usanzwe ubikora neza ni ukuvuga ngo rero umuntu iriya assessment irasanzwe iyo checking ibaho ahubwo giye buriya nk'umunyamatsiko kuko nicyo kitubeshejeho mba nibaza se haba hari ahantu u Rwanda rwenda gukora indi mission nshyashya kuko niba ari ibisanzwe ni routine isanzwe kandi ntabwo azi uko buri ngabo zuri indege ntushobora wamenya ari hehe wamenya ari ibiki usanze nk'u Rwanda bagiye kurwohereza muri Palestina usanze bagiye kurwohereza hagati ya Ukraine n'Uburusiya giwe nivugira ibintu gutyo byose biba bishoboka ariko uriya mugabo namubonye ndavuga ngo ibikoresho ni ibisanzwe ingabo zawe nizikoresha sibyo. Ikindi nanabwira n'abantu batandukanye kuba babonye amoko akaza y'indege zari mu office zuriya mu generali ngo bibwire ko bihuye n'iby'uwo mugabo waje mu ruzinduko rwe. oya ushobora kubona ibikoresho office y'umuntu ifite ibikoresho byinshi biri mu nshingano ze ariko ntabwo ibyo bitavuga ko byarambagijwe kuko hari uwambaje ni mugwana mugaye se ko ingabo z'u Rwanda zigendana ibifaru none se azagera muri mechanized nabyo naho babishyire ku meza nuko ariyo decoration muri office ingabo z'u Rwanda tubona zira n'amakajugujugu ese ko twabonye indege n'amadrone tubone kajugujugu ku meza so ifoto tubona ku mahoro nyambaga itandukanye nicyo nakazi umuntu abayaje gukora icyo twareba n'ubutumwa wenda bwatangwa ni communication ya RDF cyangwa se ibitangazamakuru bishyira hanze na cyane ko hari amakuru y'igisirikare atajya hanze atemerewe no gutangazwa niba no muri ronero kubimeze simbizi ariko hari n'ibyo Rwanda bavuga ko ari intwaro zibanga sibyo so ubonye intwaro y'ibanga aho ukabona ku gashushanyo ku meza kandi yari intwaro iba ari ibanga ikareka kubibanga ibaye agashushanyo urumva no ibyo ngibyo bitwara ukwabyo so iriya ni routine rero reka turebe niba hari abanyamatsiko nkanjye niba nta butumwa bushyashya bwiyongera ku busanzwe bwaba buteganywa kandi ariko urazengurutse isi amaso ukavuga utese ni hehe ariko burya abantu babahazi birashoboka gena nicyo nese cy'intekerezo ko mu minsi iri imbere wenda tuzumva ahantu hari ubundi butumwa bushyashya wenda abantu bagiyemo nicyo natekereje nta kindi hanyuma se ukabubona ino UN yabi bifitemo izihe nyungu inyungu bifitemo niyo nakubwira tekinike kuko nagiye mbona bamwe bati UN ntago yapfa kuza mu Rwanda gutyo gusa atera nyungu bifitemo nawe niko bibona inyungu ibifitemo technically abantu b'abatekinisiye ntabwo umutekinisiye wa rege yakwizera umuriro kubera ko abona amatara yaka umutekinisiye wa rege yizera umuriro kubera ko yizeye ku rugomero mu ruturuka yego n'imashini zakoze zirimo zikora kuko kuba amatara ari mu nsinga ibyo ni kimwe no kuba mu ruganda rubikora neza ni ikindi no kuba ya mu nsinga isaha imwe ibyo ku ruganda bikicurika no mu nsinga zikaburira aho ngaho ni ikindi cya kabiri yego rero niba kariya kazi gasanzwe kabose nabwo bwa mbere abantu nk'abariya baje iriya nkuru ujya muri Google asanga abantu nk'abariya baragiye baza gucekinga ibikoresho inyungu rero niyo kuvuga ngo ntabwo bareka kuza kureba niba procedure y'imikoranire iri ako kazi karimo ntibareka kugakora ngo twizeye u Rwanda inyungu irimo ni ugukorana muri partenariat umwe yujuje ibingibi sibyo yego kuko bigabanya cyangwa bigakuraho guhendwa kw'ama operation ya Loni kuko akoresha abantu bafite ibikoresho bizima yego umuntu wo muri office dukurikiye uzakoresha umuntu wicara ku ntebe zitakoreye maintenance ikazamuvuduka ikamubitasa impanga yego uziteza impanuka uzishyura amafaranga menshi kuri uwo mukozi kandi izakorerwa maintenance ntabwo yari gukora impanuka umuntu uhagurutse imodokari zahoho n'iki ngo zikora amaturu menshi ukibagirwa kujya muri control cyangwa se kuzifungisha amaburo n'iki byose uzashyira mu kaga hohoya uhombe wirukanke ku mihanda utora amashashi n'umukozi umuhombe kandi ukora maintenance ukayikorera igihe ya mpanuka ntiba yabaye ibyo byose rero tuvuga bikuba muri resources zimena ahantu hose iyo ukora neza ugakora inshingano zawe neza
ureba ku bakozi n'ibikoresho. Roni rero ngira ngo ifite performance iri ku rwego rwo hejuru mu bijyanye na human resource management. Yego. Niko kazi baba barimo. Bumva rero umukoresha ufite ibikoresho bizima ukeneye nawe umusaruro waguha ni mwinshi, nicyo twise inyungu ku mpande zombi. Nticyo ngicyo umuntu yavuga, ariko n'ikindi twanareba twareba ariko kidakaze kitabuza no gutekereza. Yego. Hari igihe ubona Roni muri rusange cyo twita Roni na Security Council by'umwihariko bijye bishaka kwicurika n'u Rwanda, hahora impakango Kongo, hahora ikindi kintu nk'ibyo ngibyo. Reka sinakubwira, ukibwira ko wenda iyo partenariat ikorera muri iryo shami rya Roni umutekano ku isi, induru zirivugiramo, ukavuga ko ubundi zinduru ziba zikwiye kuvugira ahantu hari umufatanyabikorwa nyambere. Security Council ikwiye kuvuza induru ku Rwanda samutayimuzi, u Rwanda ari umuparteneri warwo number 1. Yego. Mpamvu ako kantu gatekereje gutsura umubano n'u Rwanda ruri mu bihugu biza imbere mu gufasha icyo gisata cya Loni gishinzwe ku isi, noneho staff yabo bakamanuka nk'abaje, nabyo burya umugani w'ikinyarwanda uzamo akarenge nohe ifundi bagara ubucuti n'akarenge. Nabibonamo rero ko ari icyo ngicyo nacyo kuba bagomba kwigerera kuri ground aho bibera, sibyo? Yego. Kuko buriya umuntu wakoze assessment ari kure niyoreka kuri metero birenga 8 cyangwa 12 undi akizira kuri ground, bujya kuri ground hakura n'amasomo, ashobora kuhatanga amasomo nawe, ashobora kureba ibintu mu buryo buri gwinayina, avuga ati no nta sibyo? Buryo uzatinya umuntu mu birokrasi ntabwo yubaka, ariko umuntu bakuri Frida bakurusha amakuru. Uri rero kuza mu Rwanda aho navuga ati noneho niviriye ku partenaire. So nicyo nabona. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe, ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye, nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki, wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.